Ndagushuje ukomeje gukurikirana ibiganiro byacu ntandi bisangane kuri Good People Show zikora subscribe reaction nkomeze dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye muri kumwe nanjye Shaka Menda jya nkumbabwire ngo nyamuneka niba utarakora subscribe kuri iki channel uri gucikanwa n'amakuru agezweho kandi meza yizewe dore ko nta kindi kinyamakuru nta handi wasanga amakuru nk'ayangaya. Sasa rero muri iyi minsi kuwa kabiri wagiye wumva amakuru agiye atandukanye avuga ku mugabo bita General Omega ko yafashwe na M23 ariko twaganiriye hano n'ikinyamakuru cyavuganye nawe tubasha kuba twatohoza inkuru cyangwa se tubasha kuba twakusanya amakuru ariko sunda ajya nkubaze cyangwa se aka kanaro ukaza waruza umuntu bita General Omega uwo ari we nabyo turakugezaho amateka y'uyu mugabo n'ibintu yakoze n'icyo akurikiranwaho cyangwa se n'ibyaha yagiye akora bigiye bitandukanye byose n'ibintu turi bukugezeho turi bugusobanura tukakubwira tukite nyamuneka uyu muntu n'umuntu runaka ni gutya ameze na gutya mutazajya mugenda mwumva gusa mukavanga uyu muntu ngo ibiki mugahita mufatira aho ngaho mutazi amateka y'umuntu cyangwa se mutazi ibibi yakoze byatumye agera kuri urwego rwo kuba yahinduka umuntu criminal cyangwa se umunyabyaha waba nk'umunyabyaha mpuzamahanga ku buryo ahigwa n'abantu bose cyangwa se aba ari umuntu higwa sometimes bakavuga ko yarashwe yapfuye dore ko muri 2020 aribwo ibinyamakuru bimwe na bimwe byagiye bivuga ngo yaraswa ngo yarashweho n'ingabo za FRDC hanyuma ngo ziramukomeretsa bikabije ariko akaza kuvurwa agakira ejo mu kwa mbere ndakeka aribwo hongera agasohoka izindi nkuru zivuga ko yaba yarashwe akaba yapfuye cyangwa se akaba yavuyemo umwuka ariko ibindi binyamakuru byongera kubyerura ejo bundi bavuga ko akiriho kandi ari muzima bavuga ko uwo muntu nanone ngo yafashwe na M23 ariko kanze tuze tuganire tumenye niki M23 yafukoze cyangwa se niki M23 ibivugaho cyangwa irabyemera cyangwa se irabihakana se ko byavuga ko ndagushikirizwa u Rwanda ibyo byose nibyo cyangwa yaba ari amakuru wenda y'ibinyamakuru bindi biba bigenda byizanira gake kugira ngo babashe kuba bashyushya abantu mu mitwe cyangwa se kugira babe bakikorera inkuru zigiye zitandukanye ariko hano twiganire n'ibinyamakuru byagiye bivugana n'umuvugizi wa M23 reka twumve ibintu uyu mugabo yaba yarakoze cyangwa se n'ibintu koko byarabaye muri kumwe nanjye. Yes, reka dukomeze rero sasa inkuru yacu ikiganiro n'umuvugizi wa M23 kwifatwa rya General Omega niyo makuru cyangwa se niyo mutwe w'amakuru niko bivuga ariko se uyu Omega ni muntu kireka manze mbabwire uyu Omega umuntu wariwe cyangwa se uyu Omega ni muntu ki katubanze twige kuri icyo kintu tubanze tumenye Omega ni muntu ki umeze gutyo cyangwa se wahizwe cyane agahirwa kugeza aho agiye abikongo yapfuye ariko bikarangira akiriho katubanze turebe. General Omega Pacifique ntawunguka uzwi nka General Omega ni muntu kisasa na makuru yamenyekanye kuwa 2019 nyuma y'urupfu rwa Lieutenant General Sylvestre Mudacumura warashwe n'ingabo za Congo FRDC kuwa 17 2019 z'umusanze mu birindiro byahitwa Makomarehe muri Rutsuro. General Omega Pacifique ntawunguka niwe wahiri umugaba w'ingabo Etat Major wa FDLR akaba yatoranijwe n'abandi basirikare bakuru kugira ngo abe ayobora by'agateganyo igisirikare cy'umutwe uburi mu bibazo bitoroshye. General Major Pacifique ntawunguka wavutse mu mwaka w'1964 yarushishwaga imyaka 10 na Lieutenant General Mudacumura avuga ko ikageshi muri avuka ikageshi muri Gesebeya mu cyahoze ari komine Gaseke aho azwi ku izina rya Murefu. General Major Pacifique ntawunguka Omega cyangwa se umwita Omega yize amashuri abanza hitwa Mbandari akomereza mu Rwankeri mu cyari komine Nkuri aho yavuye akomereza muri Christro mu karere ka Nyanza aho yarangije yinjira mu ishuri rya gisirikare SM icyiciro cya 25 kuri leta ya Habyarimana ndetse akaba yarize ibyo gutwara indege avugwa mu bayobozi batoya 94 avugwa mu bayobozi ba batayo 94 yarwanye n'ingabo za RPA mu Mutara ahazwi nka komini Muvumba agatsindwa akerekeza i Kigali muri Gicurasi 1994
yakomerekeye mu mirwano ajyanwa mu kigo cya gisirikare cya Mukamira aho yavuye ahungira mu nkambi ya Katare inyuma y'ibirunga mu gihe cy'umutwe wa RIR yabaye cyangwa se ariri nushaka kwivuga gutyo yabaye umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare bizwi nka Bethlehem muri komini Satinsia ako Gakenke na Ramba ariko nyuma ya murasa kunyihanganiramo amagambo agiye akomeye ntazi kabisa uko ndi buyasome nyuma yo gutsindwa asubira muri Kongo Gakenke na Ramba ariko nyuma yo gutsindwa asubira muri Kongo. Igitabo Leadership of Rwandese Armed Groups in DRC kivuga ko azwi nk'umuntu utava kwizima. Ibi bikaba intandaro ituma atumvikanaga n'umuyobozi we Lieutenant General Mudacumura yabaye umuyobozi w'igisirikare cya FDLR mu bice bya Rutsiro na Masisi ndetse akajya asuzugura ibyemezo bya Mudacumura. Yari umwe mu barwanyi ba FDLR bifuzaga impinduka mu gisirikare binubira ko bayoborwa n'abasaza n'abanyabwoba. Uwo niwe Mudacumura sasa uwo niwe umuntu bita General Omega yari uwo nguwo rwose nkubwiyeho utuntu duke kuko yari umuntu ngo wumva nabi cyane kuko na James Kabarebe yamuvuzeho aravuga ati uyu mugabo rwose twivuganiye kuri telefone turavugana neza amaso kuyandi kuri telefone ariko ukumva ko rwose ibyo gutaha atabikozwa. Sasa rero ikiganiro n'umuvugizi wa M23 ku ifatwa rya General Omega. Sasa rero tugiye kubyinjiramo noneho mbabwire inkuru natangiye mbabwira. Umutwe wa M23 wabwiye Umuseke ko amakuru avuga ko kuri uyu wa 5 Werurwe 2025 bagiye kohereza igisirikare cy'u Rwanda RDF General Ntawunguka Pacifique uzwi nka Omega n'andi mazina ko atari ukuri. Ni mu kiganiro kigufi umuvugizi wungirije w'umutwe wa M23 Dr Oscar Barinda yagiranye n'Umuseke nyuma y'amakuru yasakaye kuri uyu wa 2 tariki ya 5 Werurwe 2025 yavugaga ko General Omega yoherezwa mu Rwanda. Hari ikinyamakuru cyari cyanditse ko General Pacifique Ntawunguka azwi nka Omega wari umuyobozi w'ishami rya gisirikare rya FDLR rizwi nka FOCA Force Combatant abacunguzi agiye gushyikirizwa igisirikare cy'u Rwanda ngo ni nyuma yo gufatirwa ku rugamba n'ingabo za FK M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara bahanganyemo na FARDC. Iki kinyamakuru cyavugaga ko Dr Barinda uvugira M23 yakibwiye ko nta gihindutse uyu mujenerali agezwa mu Rwanda kuri uyu wa 5 Werurwe 2025. Gusa iyo nkuru yaje gusibwa ku mpamvu Umuseke utabashije kugenzura. Umuseke ubwo wamubazaga niba M23 ifite General Omega yagize ati aya makuru ntabwo ariyo reka barabeshya. Yakomeje agira ati nibo bazanye igihuha baranagikwirakwiza nta biriho. Yavuze ko amakuru ya nyayo ari ayo yatangaje ubwo u Rwanda rwashyikirizwaga Brigadier General Gakwerere Jean Baptiste wari mu bayobozi bakuru ba FDLR. Dr Barinda avuga ko amakuru ya General Omega azamenyekana vuba kuko bakimushakishaho we ubwe yigereye ku ndaki ye iri Kanyamahoro munsi y'ikirunga cya Nyiragongo. Ati twageze ku ndaki ye ntawe twabonye, ubwo rero irengero rye ntaryo tuzi, yaba yarapfuye yaba ari mu mashyamba ya Kongo kuko ayazi kurusha benshi. Ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi yatangiraga mu 1994 muri Mata, Omega yayoboraga batayo ya 1994 yakoreraga mu Mutara atsindwa n'ingabo za RPA.
nyuma yo gutsindwa kw'ingabo zahoze ari iza FRA. Omega kimwe n'abandi yahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bihe bitandukanye. General Omega yagiye yingingirwa gutaha mu Rwanda akabitera umugongo nk'uko byemejwe na General Retired James Kabarebe muri 2016. General Retired James Kabarebe yavuze ko ubwe yihamagariye Omega musaba gutaha, undi amubwira ko azasubira mu Rwanda nta mututsi ukirubamo. Bakurahiye. Umugabo rero uzwi cyane gufunga umutwe biteye ubwoba ni uwo nguwo ngerageje kukubwiraho utuntu duke kuri we, cyangwa se kumukubwiraho nihagira igihinduka, cyangwa se nagifatwa, cyangwa se hakaba ibindi bikaba izindi mpinduka tuzabibamenyesha nk'uko twe duhora turi updated tubagezaho inkuru nziza kandi zizewe zigezweho. Muri kumwe nanjye Shackman, ndababwira ngo iki ni igihe twashaka gukuraho cyashyizweho na kimwe mu binyamakuru tutashatse gutangaza. Salama shalom.